kabisa. Iyi ni combination ya vrai y'ubwenge aywa kabisa. Hello, karibu kuri Lisi France Lifestyle. Nizere ko mumeze neza. Karibu buri wese arisanga. Nizere ko muri amahoro aho muherereye. Ntibagire kandi gukora subscribe kugira ngo ibiganiro nkomeje kugeza bagezaho bijye bikugeraho ntugacikanwe. N'undi wese utarakora subscribe nimba uri mushya kandi ndakwakiriye nawe ntugende udakoze subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa. Uyu munsi tugiye kuganira turebere hamwe rwose abantu bafite mu kwaha h'umukara, hagira mu kwaha h'umukara. Ntabwo bivuze kugira mu kwaha h'umukara, ntabwo bivuze kugira umwanda. Hari igihe biza gutyo gusa cyangwa se bitewe n'uburyo uhogosha bigatuma haba umukara. Ngiye kubereka uburyo wakora kugira ngo bagufashe kugira hake hasubire nk'uko haramize, hagire nk'ibara uryo ufite ku mubiri. Birumvikana byonsire nimba uri igikara hazaba umukara, ariko hari igihe umuntu aba ari nk'inzobe n'urugero ugasanga asanga ni igikara cyane rwose, ariko hari uburyo ushobora kugira, hari uburyo ushobora kuhagira kuhafata neza cyangwa se kuhakorera isuku bigatuma bishira bya icyo gikara umuntu afite mu kwaha rwose bikagenda bigashira. Ngiye kubereka ibintu bibiri ushobora kwifashisha rwose bikagira bishobora kugufasha cyane bigatuma hahinduka hakagira rwose hakazana ibara nk'ibyo wari ufite ku mubiri ahandi hose. Ino sabune ya Kojisani bara abantu rwose isabune batayizi murambabaje. Iyi sabune ya Kojisani ngiye igikarito tumbaza ahantu gishyize ngiyi nukumeze ibari orange naka kantuza naka gatsona nakabakore na ari video nakoze ejo cyangwa ejo bundi muhashize mbere ku buryo ntuza basobanura akamaro kayo nimba utararebye wajyaho ugasobanurwa. Hari na video yindi nakoze mbereka amasabune agira muri 5 cyangwa 6 ashobora gufasha gukesha uruhu, ashobora gufasha gukesha ahantu ufite inkovu, ibiheri cyangwa se ntuza. Video wajyaho ukayireba, link ndaza kuzishyira muri description hano, waza kuza kuzirebaho iyo video isobanura amasabune ubwoko butandukanye wakoresha kugira ngo ukeshe, cyangwa se ni video y'aka gatsona nayo naza kwireba ukamenya uburyo igakoramo ukagira. Uyu munsi njye kwereka ntuza tuno tuntu kwari tubiri tu mama ni butsamu kweri, ni butsamu kabisa. Utu tuntu dukora umuti, dukora ubwenge. Ino sabune ya Kojisani, ino sabune ntuza kano gatsona ka glycolic acid, umva ni umuti muhandi n'umuntu agakoresha mu guhanagura mu maso ari kugira ushaka information nyinshi yajya kuri iyo video, ariko ahanga ntuza ushobora no gukoresha mu kwaha kugira ngo ukagire ntuza. Umuntu ufite mu kwaha h'umukara rwose habaye umukara, iyi sabune ya Kojisani aka gatsona ni umuti kabisa, ni ibintu by'ubwenge byagufasha kugira ngo hake mu buryo bwiza kandi kabisa bonozi. Ntuza urabanza nyine tuvuge nimba umuntu ugiye koga wakiza wabikora nko tuvuge uri muri dushe ugiye koga, wabanza ukabikora rwose ugafata ino sabune ugashyiraho utuzi ukayigira, ubundi ugasiga mu kwaha hose ugasiga, ugategereza nk'umunota umwe cyangwa iminota 2, ubundi ukaza guhanagura neza ukajya koga bisanzwe. Wamara koga no kwihanagura no gushyira amavuta usanzwe ugira, ukaza gufata kandi cyangwa se akantu kose ushobora kunuza kari rwose kari propre wagira rwose wanaguza neza, cyangwa nuza ugafata ukayishiraho rwose, ubundi ukaza ukayishiraho gutya, ubundi wanuza imeze nk'amazi ubundi ugahanagura neza ukashyira kujya mu kwaha ugahanagura. Hano rwose bafite mu kwaha k'umukara biragira rwose, birafasha cyane, byafasha kugira ngo hake hagire haza n'intuza, haza n'ibara nk'ibyo ufite ku mubiri. Ni intuza n'utuntu kabisa, umva iyi combination ni ubwenge rwose. Iyi sabune za Kojike, izi ntuza isabune ya Kojisani ahantu ushaka gukora attention kuko zigiramo amapirate, uko umva isabune zirakora cyane neza no guhanagura mu mwago n'ibiki byose, ariko ugomba gukora attention ahantu higuri ukibwira ukamenya ukabasiri yabyo nimba ntuza iri original cyangwa atari pirate. Ugomba gukora attention kimwe n'utungutu natwo tona ya ordinary ushaka kwigura ahantu handi bagurisha amavuta meza asobanutse rwose, ntabwo uzayikura muri boutique yo muri quartier. Ugomba kujya ahandi bagurisha amavuta meza asobanutse, uzakasanga habagira n'uduserumo, ariko utu tuntu kwari tubiri kose n'utuntu twagufasha gukesha mu kwaha nimba ufite mu kwaha hagize, nimba ufite mu kwaha hasa n'umukara, habaye umukara cyane. So nize ushaka kubikora buri munsi dintuza, washaka gukora rimwe kabiri gatatu mu cyumweru cyangwa se na buri munsi nta kibazo, ariko ubundi ntibibagirwe kugira rwose kwisiga amavuta rwose uhanogereze neza kugira ngo hataza kuguma hagira hakushutse cyangwa se
habaye iseke. Nizere ko iyi video kugira akamaro. Wowe ufite mu kantuza ushobora ufite muza mu kwahagize utuntu tubiri watugira, ufite mu kwahagira hasa n'umukara utuntu watugerageza rwose. Ni umuti kabisa. Iyi ni combination ya vrai y'ubwenge aiwa kabisa. So murakoze kureba video, nizere ko muzakomeza mubana nanjye ku biganiro nkomeje kubageraho, kungurana ibitekerezo mu by'ubwenge bitandukanye. Mukore subscribe kugira ngo ibiganiro bikomeze kubageraho, ntibibajye kugenda udakoze subscribe. Imana y'amahoro ikomeze ibarinde mu ngo zanyu, mu miryango yanyu. Ndabakunda cyane, mukomeze gushyigikira Lucy France Lifestyle. Mwakoze cyane. Ciao. Video ziraje zibagireho nyinshi. Ciao.